Hari igihe umuntu ashobora kumenyekana kubera impano ze, hari n'igihe ushobora kumenyekana kubera ubutwari bwo kuvuga cyangwa se gukora ibyo abandi batinya, ariko hari n'abasiga amateka avugwaho byinshi nyuma y'urupfu rwabo. Uyu munsi turi kumwe n'ubundi tugiye gukomeza kuganira kuri Karasira, cyane cyane inkuru ikomeza kuvugwa ndetse hafi ku isi yose. Uyu mugabo akaba yari umwarimu muri kaminuza, umuhanzi, umuyutuba ndetse akaba ari n'umuntu wagize ubuzima bwuzuyemo impaka nyinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nguhaye ikaze ni kuri Bushake TV. Ese Karasira Aimable yari muntu ki? Uyu Karasira Aimable yatangiye ate kwamamara? Ese niki cyatumye afungwa? Kandi se ni ayahe makuru ari kuvuga ku rupfu rwe cyane cyane kuri uyu munsi wo kuba bamushyingura? Komeza rero urebe iyi video yacu tugire ku musozo, nibwo uraza kumenya byose, kuko hari byinshi abantu benshi batari bazi ku buzima bwa Karasira Aimable. Niba rero uri mushyira kuri channel ya Bushake TV, kanda kuri buto ya subscribe, unashyireho akamenyetso ko aho ngaho kunzogera, kugira ngo ujye ubona amakuru yose mashya aba asesenguye, aba yasohotse. Reka duhere ku gice cya mbere, ku butoni n'amashuri. Karasira Aimable uzaramba yavutse ku itariki 24 Gicurasi 1977. Yakomokaga mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu kandi Karasira kuva akiri muto abantu bose bavuga ko yari umuhanga cyane ku ishuri, yakunze cyane nanone amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga ndetse nanone no gutanga ibitekerezo aho abandi baba bacecetse cyangwa se batuje. Yaje gukomeza amashuri ye makuru kugeza abaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, aho yigishaga amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga n'ubumenyi bwa mudasobwa. Ahangaha kandi abamwigishije bose bavuga ko uyu mugabo Karasira Aimable yari umuntu ukunda gusenga ndetse gusangiza abandi ibitekerezo bye. Ariko kandi uko imyaka yagiye itambuka niko uyu mugabo Karasira yatangiye kumenyekana cyane cyane hanze ya kaminuza. Reka tujye mu gice cya kabiri, uko none Karasira Aimable yamamaye kuri YouTube. Karasira Aimable yatangiye kwamamara cyane kuri YouTube binyuze ku muyoboro yise Ukuri Mbona. Iyi YouTube channel yari YouTube akoreraho ibiganiro bye ndetse n'uburyo ki yashyiragaho indirimbo ze, mbese ibikorwa byose yakoraga yabinyezaga kuri YouTube channel yitwa Ukuri Mbona. Ni channel rero yakoragaho ibiganiro byose birebire asesengura amateka y'u Rwanda, politike, imbereho y'abaturage ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Hari abantu rero benshi bakundaga ibiganiro bye, bavuga ko none yavugaga ibintu abandi bantu batinya kuvuga, ariko kandi hari abandi bamubonaga bakavuga ko none amagambo ye yashoboraga guteza amacakubiri. Mu gihe cya COVID-19 izina rye ryarushijeho gukomera cyane, kuko abantu benshi bari bamaze igihe bakoresha internet cyane. Ahangaha niho ibiganiro byatangiye kwamara cyane, ndetse mu biganiro bye nanone byasangwagamo cyane cyane abanyarwanda bari mu gihugu cyo hanze, cyane cyane abo hanze barabukurikiraga cyane umugabo Karasira Aimable. Nanone Karasira kandi yarazwiho cyane cyane ku izina rya Professeur Niga. Iri zina ryamuhaye umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Igice cya gatatu tugiye gukomereza ahangaha uko ifungwa rye ubundi byagenze bite. Mu mwaka wa 2021 ibintu byarahindutse cyane cyane ku buzima bwa Karasira Aimable. Yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Akaba rero yararegwaga ibyaha birimo gukurura amacakubiri, guhakana cyangwa se gutesha agaciro jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no gukwirakwiza amacakubiri ashobora guteza imvururu muri rubanda. Icyo gihe rero Karasira Aimable ifungwa rye ryavuzwe cyane cyane haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Hari abavugaga ko kandi yarakwiye gukurikiranwa kubera amagambo yavugaga, abandi bakavuga ko yarahanwe
kubera ibitekerezo bye. Ibi rero ko bavuga ko nyine yagombye kubihanirwa. Urukiko rero rwaje kumukatira igifungo cy'imyaka 5. Mu gihe yari afunzwe, amakuru yakomeje gukurikiranwa cyane cyane n'abamukundaga ndetse n'abamunengaga, bose bamusebyaga. Hariya iyo umuntu afunzwe, ibitekerezo bye cyane cyane biba byarageze ku mbuga nkoranyambaga, birakomeza bigakurikiranwa. Igice cya 4 reka tubabwire amakuru ndetse n'urupfu rwe. Muri Gicurasi 2026, inkuru y'urupfu rwa Karasira Aimable yatunguye abantu benshi cyane. Amakuru yatangajwe n'inzego z'u Rwanda yavuze ko yapfiriye mu bitaro bya Nyarugenge. Icyatangaje benshi ni uko kandi Karasira uyu yapfuye ku munsi yari ategerejwe hanze, ndetse niwo munsi yari ategereje kurekurwaho nyuma none yo kurangiza igihano yari yarakatiwe cy'imyaka 5. Ahangaha rero urwego rw'igororero rwavuze ko urupfu rwe rwatewe no kunywa imiti irenze urugero. Ariko nyuma y'iyo nkuru nanone ku mbuga nkoranyambaga hahise havuka impaka nyinshi zitandukanye cyane. Hari nanone abantu benshi basabye ko hakorwa iperereza ryimbitse ryigenga kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri ukuri nyako ku rupfu rw'uyu nguyu Karasira Aimable. Ikindi bavuga ko uburyo ki yapfuyemo bukomeje guteza ibibazo n'ibibazo byinshi mu bitekerezo by'abantu. Reka rero tujye mu gice cya 5, tujye ku murage Karasira Aimable yaba asigiye abantu. Ahangaha n'ubo Karasira Aimable atavugwaho rumwe, ndetse nanone nta washidikanya ko Karasira Aimable yasize izina cyangwa se yasize izina rikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Yagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma ibiganiro byo kuri YouTube bifata indi ntera mu Rwanda, ndetse yari umuntu utinyuka kuvuga ibitekerezo bye uko abyumva. Hari nanone abazamwibuka nk'umuntu wavugaga ukuri gusa, ariko nanone hari n'abandi bazamwibuka nk'umuntu wavugaga ibintu biteje impaka ndetse bishobora no kuba byateza impagarara mu baturage. Ariko kandi ikigaragara ni uko inkuru ye izakomeza kuvugwa igihe kirekire cyane. Uyu Karasira Aimable uyu munsi ku itariki 14 nibwo arimo bamushyingura. Ese wowe ubitekerezaho iki ku buzima, ku rupfu rwa Karasira Aimable? Ese wabitekerezaho iki? Ese utekereza ko yaba koko asize urugero rwiza? Andika muri komenti ndetse kandi dukomeze twiganirire icyo nawe wabivugaho. Niba kandi wakunze iyi video cyangwa se ibitekerezo byacu, ntiwibagirwe gukora like, share na comment. Murakoze cyane nk'ibisanzwe. Uri kumwe na Beni, ahangaha ni kuri Bushake TV. Reka twongere tubonane mu zindi nkuru z'ubutaha, ndetse tubafitiye inkuru zisesenguye cyane tuba tubateganyirije umunsi ku munsi. Mubwira ngo komeza ugubwe neza. Ciao ciao. Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, yene Bushake TV. Subscribe, kanda like, akoga share na comment. Subscribe, kanda like, akoga share na comment. Kirana Bushake TV, amakuru yizewe ni Bushake TV, komedi meza ni Bushake TV, filime nazo ni Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, yene Bushake TV. Subscribe, kanda like, akoga share na comment. Subscribe, kanda like, akoga share na comment. Kirana Bushake TV, amakuru yizewe ni Bushake TV, komedi meza ni Bushake TV, filime nazo ni Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, yeah.
yene Bushake TV. Subscribe kanda like ako gashare na komedi. Subscribe kanda like ako gashare na komedi. Kirana Bushake TV. Amakuru yizewe ni Bushake TV. Komedi meza ni Bushake TV. Filime nazo ni Bushake TV. Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, yene Bushake TV. Subscribe kanda like ako gashare na komedi. Subscribe kanda like ako gashare na komedi. Kirana Bushake TV. Amakuru yizewe ni Bushake TV. Komedi meza ni Bushake TV. Filime nazo ni Bushake TV. Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, yene Bushake TV. Subscribe kanda like ako gashare na komedi.